umuntu ahamya Kristo, badashaka ko umuntu asenga Imana mu kuri no mu mwuka, ahubwo abantu benshi, ahubwo turi mu gihe abantu bashaka yuko umuntu asenga ibyo bashaka, ahubwo badashaka ko umuntu asenga Imana yo mu ijuru, ahubwo bo turi muri ya minsi abantu bari kukubwira uko ugomba gusenga cyangwa ibyo ugomba gusenga. Imana itugirire neza. Ariko Pawulo we kuko amakuru y'urugendo yari ayafite, amakuru y'inyanja bari bunyuremo yari ayafite, bajya hakurya ku mucamanza yari ayafite, ngo nuko ngo akigera hakurya ngo mu kibaya cya Berita ngahasanga abantu ngo bacanira umuriro. Ariko ngo mu kubacanira umuriro ngo hari harimo ngo bakusanya imiganda y'inkwi, ngo bakusanya imiganda y'inkwi ngo kugira ngo bacane cyangwa babacanire umuriro kugira ngo basusuruke, kuko bari banyuze ahantu mu bwato cyangwa bangiye mu mazi bafite imbeho nyinshi cyane. Iyi si turimo iri gukora. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mugire amahoro kandi imigisha y'Imana ibane namwe mwese, inshuti zacu, inshuti z'umusaraba, bakundwa bene data, abari ku mpande enye z'isi turabashuhuje, tugira duti amahoro y'Imana abane namwe kandi imigisha y'Imana ibe kuri mwe. Aho bukeye ari mu gitondo turababwira duti mwaramutse, aho ari saa sita turababwira ngo mwiriwe, aho ari nijoro turababwira ngo umugoroba mwiza. Amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi bakunda Kristo n'Imana yo mu ijuru, amahoro abe kuri mwe. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri aka kanya tugarutse kongera kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo duhugurane cyangwa dufashanye mu by'uru rugendo. Ndaje ngo tuganire ku ijambo rivuga uburyo abatubanjirije bagiye bagenda banyura mu nzira zitari zimwe, ariko Imana iyo usomye uko yatangiye cyangwa uko yahamagawe, Pawulo yahamagawe mu gihe we yumvaga yuko ari gukorera Imana, mu gihe yumvaga arimo gukora ibyiza, ariko Imana iramuhamagara kugira ngo umuhate afite cyangwa umuhate afite mu byo arimo, Imana ibashe kuwukoresha ayikorera, kandi kugira ngo akebo yagereyemo abandi nawe azakagererwemo. Imana iramuhamagara ubwo yari arimo ngo afashe inzira agiye kurenganya abasenga cyangwa agiye kurenganya abakorera Imana, ngo akigera mu nzira ngo umucyo mwinshi ngo uramuzabiranya, ngo agwa hasi yubamye. Ngo akimara kugwa hasi yubamye, ngo yumva ijwi riramuhamagara rimubwira ngo Sawuli, 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 undenganyiriza iki? Ngo Sawuli ngo aravuga ngo ninde ngo mwami ndenganya? Ngo Yesu Kristo aramwereka aramubwira ngo ni nge Kristo urenganya. Ariko ngo nuko ngo Pawulo ngo aca bugufi asaba Imana imbabazi. Guhera ako kanya Imana iramuhamagara, itangira kumugira umukozi wayo, itangira kumuhamagara. Ndashaka kuvuga kuri iki kintu cyerekeranye n'abakozi b'Imana, cyangwa kuri iki kintu cyerekeranye n'abahamagawe n'Imana. Abantu bafite imihamagaro myinshi, cyangwa bafite uko buri muntu wese yahamagawe. Ndetse sinatinya no kuvuga yuko harimo n'abihamagawe ahubwo batahamagawe n'Imana. Ntabwo natinya kubivuga kuko hariho abantu batahamagawe n'Imana cyangwa batumvishwe ijwi ry'Imana ribahamagara, ahubwo ubwabo bihamagaye
bakagenda bakurikiye irari ryabo cyangwa bakurikiye kamere zabo, kuko tubona yuko hariya hari abo Yesu Kristo yahamagaye akababwira ngo munkurikire. Tubona yuko ngo mu bantu yahamagaye harimo ngo bari abantu bagera muri 70, ariko ngatoranyamo 12. Umuntu umwe azatoranyamo 12 kuko ari bo yabonaga bafite gahunda cyangwa bafite mu mitima yabo kwemeza ko bamukurikiye, kuko Yesu we yarebaga uyu munsi uko bahamagaye bameze n'iherezo ryabo, kuko Yesu azi itangiriro ry'umuntu akamenya n'iherezo rye. Imana itugiriye neza. Nshaka kuvuga rero ku muhamagaro cyangwa ku bantu bahamagawe n'abihamagaye, kuko uyu Pawulo akimara kumva ijwi ry'Imana yarabajije ngo ninde ndenganya. Yesu aramubwira ngo ni njyewe Kristo urenganya. Agwa hasi yubamye ngaravuga ngo ahita guhera uwo mwanya inzira ararimo arazihindura, ahubwo akomeza. Noneho Imana iramutoranya, iramukomeza, imugira umukozi wayo. Ariko muri iyi minsi buri muntu wese ameze nka wa wundi Simoni w'umukonikoni. Abantu muri iyi minsi hari abantu batahamagawe n'Imana, ahubwo bafite indi mihamagaro bahamagawe cyangwa y'uburyo bw'ibyo bagiyemo mu kugira ngo babashe kwiyitirira abakozi b'Imana cyangwa babashe kwiyitirira ko bafite umuhamagaro w'Imana, bakagenda mu buryo bukomeye bagacisha imbaraga z'abakonikoni cyangwa imbaraga zimeze nakwita imbaraga z'ubupfumu, kugira ngo nabo bakazikoresha mu buryo bwerekana yuko ari imbaraga z'Imana. Imana itugirire neza. Ngo nuko uyu Pawulo akimara guhamagarwa atangira ivugabutumwa, aragenda abwiriza, ajya mu bihugu byinshi abwiriza ivugabutumwa. Ngaho yageraga akabwiriza abantu, akababwira ibya Kristo. Abantu bamara guhinduka, ngaho hantu yamara kubwiriza abantu ibyururutse imitima cyangwa abantu bakihana, bamara kwihana ngakabasengera, bamara kubasengera akababwira inzira. Yamara kubabwiriza inzira akababwira ngo akarebamo mu bo yahamagaye cyangwa mu bo yabwirije, umaze gukura muri bo akamusigira iryo torero. Pawulo akora umurimo udasanzwe, ngakora umurimo ukomeye cyane, ngakora umurimo ukomeye mu gihe cye. Abwiriza abantu, abwiriza abantu ngo amatorero aba menshi ku bwa Pawulo. Isi yose ngarayigenda yibwiriza ubutumwa. Abantu benshi barahindukira ngo bakurikira Kristo, bemera Kristo. Ariko igihe kiragera ko babona yuko batangira kumurega ibirego by'ibinyoma, kuko yari arimo akorera Imana, kandi akorera Imana mu gihe kidasanzwe. Arimo gushaka kugira ngo igihe yapfushije ubusa arenganya ubwoko bw'Imana, ahubwo noneho agaruze, noneho akorera Imana. Uyu Pawulo ngo aragenda, ngo igihe kiragera ngo baza kumufata. Ariho twasomye ngagera hakurya ngo banyura mu nyanja mu gihe bikomeye, ngo we nabo bari bari kumwe, ngo babajyanye ngo kubacira urubanza. Ariko ngo baragenda banyura mu nyanja bahuriramo n'ibibazo byinshi, ngo bigera naho inkuge bari barimo cyangwa ubwato bari barimo ngo busandara, bugonga icyo bita itaza cyangwa ikintu nakwita umusozi uba uri hagati mu mazi, ngo burawugonga, ngo maze intaza ngo ubwato buraturika. Ariko ngo Pawulo yari yavuze ngo twese turagiye, ariko twese tuzagera hakurya, ngo nta kibazo tugize, kuko yari umukozi w'Imana, kuko amakuru yose yari ayafite. Birakwiye ko abantu twese
dukorera Imana. Birakwiye ko buri muntu wese uru rugendo agomba kurugenda afite amakuru, nubwo ari inyanja ndende, nubwo ari inyanja y'ibibazo, nubwo turi muri iyi si kandi isi igaragara nk'inyanja y'ibibazo. Birakwiye ko tugomba kugenda muri uru rugendo rujya mu ijuru dufite amakuru y'aho tugiye, dufite amakuru y'aho tujya. Ariko birababaje muri iyi minsi ko umuntu agenda nk'impumyi, akagenda nta makuru y'aho ajya. Kandi ijambo ryarambwiye ngo umuntu utamenye aho avuye ntamenya aho ajya. Umuntu utamenya aho avuye ntamenya aho ari kujya. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Uyu Pawulo rero we amakuru y'urugendo yose yari ayafite, amakuru yose amenya uburyo ari bugende mu nzira, uburyo ari bugende bakarenganywa, uburyo bari bugende. Ariko amakuru yose yari ayafite, ngo nuko ngo bagera hakurya Berita, aho hakurya ngo bakimara kurokoka inyanja bageze hakurya ngo basangayo abantu ngo bacanira umuriro. Iyo usomye muri iki gice cya 28 ugahera kuri umurongo wa mbere ukageza ku wa 6, bakubwira uburyo ngo bageze hakurya ku kibaya, ngo hakurya mu kibaya cya Berita. Ngaho ngo basanga abantu ngo kubera ko imbeho yari yabishe. Erega bene data, muri iyi minsi turi mu gihe cy'imbeho. Muri iyi si turimo harimo igihe cy'imbeho. Abantu ab'isi cyangwa abantu benshi badashaka ko umuntu avuga Imana, badashaka ko umuntu akorera Imana, badashaka yuko umuntu ahamya Kristo, badashaka ko umuntu asenga Imana mu kuri no mu mwuka. Ahubwo abantu benshi, turi mu gihe abantu bashaka yuko umuntu asenga ibyo bashaka, ahubwo badashaka ko umuntu asenga Imana yo mu ijuru. Ahubwo bo turi muri ya minsi abantu bari kukubwira uko ugomba gusenga cyangwa ibyo ugomba gusenga. Imana itugirire neza. Ariko Pawulo we kuko amakuru y'urugendo yari ayafite, amakuru y'inyanja bari bunyuremo yari ayafite, bajya hakurya ku mucamanza yari ayafite. Ngo nuko ngo akigera hakurya ngo mu kibaya cya Berita ngahasanga abantu ngo bacanira umuriro. Ariko ngo mu kubacanira umuriro ngo hari harimo ngo bakusanya imiganda y'inkwi, ngo bakusanya imiganda y'inkwi ngo kugira ngo bacane cyangwa babacanire umuriro, kugira ngo basusuruke, kuko bari banyuze ahantu mu bwato cyangwa bangiye mu mazi bafite imbeho nyinshi cyane. Iyi si turimo iri gukonjesha abantu benshi. Iyi si turimo ifite imbeho nyinshi. Iyi si turimo ni inyanja ikomeye cyane, ni inyanja abantu benshi bari kugwamo. Iyi si turimo abantu bari kugushwamo n'ubutunzi. Umuntu agashinga itoro cyangwa idini, afite gahunda yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, afite gahunda yo kubwira abantu inzira ijya mu ijuru, cyangwa afite gahunda, ariko mu minsi mike akibagirwa, agahura na bya bihenda by'isi bikamuhenda, bigatuma noneho ibyari ukubwira abantu urugendo rujya mu ijuru, ibyari wa muhamagaro yari afite umeze nk'uwa Pawulo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo bareke ibyaha bave mu byaha, ahubwo akawuhinduriramo kubwiriza abantu noneho iby'amafaranga. Agatangira kubabwiriza ibyo kwishakira indamu ze, agatangira kubabwira ibyo kugira ngo batanga amafaranga, kugira ngo akunde abone amafaranga menshi, yigwizeho imitungo itagira impamvu. Mbese noneho agahindura ibyari ugushaka amafaranga, ibyari kuvuga Imana no kubwiriza ubutumwa bwiza, akabihinduramo amafaranga. Niko abantu benshi cyangwa abo twakwita abakoze amatorero cyangwa bakoze amadini, bavuye mu muhamagaro, ahubwo binjira mu muhamagaro w'amafaranga. Ahubwo bavuye mu muhamagaro w'Imana, binjira mu muhamagaro w'isi, binjira mu gushaka amafaranga, binjira mu cyo twakwita business, binjira mu gushakisha ubutunzi bw'isi aho gushakisha
uko bakorera Imana cyangwa uko bakorera Imana. Ariko uyu Pawulo we ayo makuru yose yari ayazi ko mu nyanja habamo ibintu byinshi, aya makuru yose y'urugendo rwo mu nyanja yari afite. Birakwiye yuko wowe witwa ngo ukorera Imana cyangwa witwa ngo uvugira Imana cyangwa ukora umurimo w'Imana, birakwiye yuko mbere yo gutangira itorero cyangwa mbere yo gutangira kuvuga ngo ndi pasiteri cyangwa ndi bishop cyangwa ndi apotre, mbese koko urwo rugendo urimo urufitiye amakuru cyangwa uzagera mu nzira uhindure. Imana itugire neza. Abantu benshi batangiye urugendo rwo kuvuga ubutumwa baruhamye mu nyanja, basigaye mu nyanja. Ariko Pawulo we amakuru kuko yari ayafite, yari azi ibyo azahuriramo nabyo, ntago yasigaye mu nyanja, yari azi uko ari bwomoke bakagera hakurya. Ngo bakigera hakurya ngo mu kibaya cya Berita, Pawulo ngo bahasanga abantu b'Imana ngo babacanira umuriro ngo kugira ngo bashire imbeho, ngo imiganda y'inkwi ngo barayizana, ngo bakimara kuyizana ngo ariko ngo Pawulo ngo igihe bari gukusanya ngo inkwi cyangwa imiganda y'inkwi ngo havamo igikururuka. Icyo gikururuka ngo gifata ku gikonjo ng'icira, ngifata ku gikonjo ngo cya Pawulo, ngo ariko ngo Pawulo ngo agikunkumurira mu muriro. Ngo abari hakurya ngo bari bategereje baravuga ngo Imana idaca urwa kibera ngo yamunyujije ngo mu nyanja, ngimunyuza hariya, ngo ariko ng'icira yo ngo ari bupfa kindutse. Birakwiye yuko abantu benshi hari uko batubona cyangwa hari ibyo batwitezeho, baravuga ngo nubwo Imana ngigukijije biriya, ngo nubwo Imana ngikunyuje muri ibihe twatambutsemo cyangwa tugenda dutambukamo, ngo ariko ngo bakagutegera ahandi, bakagutega indi mitego. Ariko reka nkutangarize ngo komera ku Mana. Imana yacu irahari kandi Imana yacu irakomeye, ntizagusiga ntizaguhana. Ngo bamara umwanya munini ngo bategereje ko Pawulo ngo apfa kindutse, ngo ariko ntiyapfa akindutse, ahubwo akomeza umurimo w'Imana. Nubwo ndagira ngo nkutangarize muri aka kanya, nubwo hari ibyo abantu baduteze bazi yuko biratwica cyangwa birica ubugingo bwacu, hari imitego myinshi iri kugenda itegwa kugira ngo Imana twamenye tuyiveho cyangwa tuyireke. Hari imitego myinshi, hari ibintu byinshi bari kudutega bitunamura. Ndagira ngo wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, ukomere kandi ukomere mu byo wizeye cyangwa mu byo wiringiye. Imana izagushyigikira. Pawulo Imana iramushyigikira, ahubwo bituma ngo akomeza kuvuga ubutumwa hakurya. Avuga ubutumwa kuko yaramaze kwambuka, anyuze muri byinshi avuga ubutumwa, ngo akora ibidasanzwe. Imana itugire neza. Abantu bazagera bahindura imvugo, ngo abari bategereje ko apfa kindutse babona nta kintu abaye, babona ahubwo arushijeho gukomera. Hari ibyo badutega kugira ngo bidukure mu byizerwa, hari ibyo badutega kugira ngo bidukure muri uyu mubiri, ariko Imana yo mu ijuru ikaba kandi ikahagoboka, Imana ikahaturenza. Nuko rero ukomere mu byo wizeye, usenge ukomeye, Imana izagushyigikira, Imana kandi izakugira neza. Ubwo rero muri aka kanya Imana ibaho umugisha mwese, kuri mwese mwakumye kudukurikira. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe imbaraga zidasanzwe. Imana ibarinde mwe guhera mu nyanja, ahubwo mwambuke mugere hakurya. Kandi icyo twifuza twese ni ukwambuka tukazagera hakurya, kuko aheza ni mu ijuru, aho abera bose bazaba bategereje. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje. Iri ryari ijambo ryawe twari turimo twumva, ryo kugira ngo ridukomeze muri uru rugendo, kandi riduhe kugira ngo nimba tugiye gutangira urugendo cyangwa abarutangiye, uduhe kugira ngo tube maso, hatagira icyatuma dusigara mu nzira cyangwa kiturekesha inzira zawe z'agakiza. Dushoboje kandi utugirire neza, mu izina rya Yesu. Amen.